dore ibintu birindwi by'ingenzi muri byinshi bituma Imana itandukana nawe. Ndihuta cyane. Icya mbere ni ugukora icyaha. Iyo ukoze icyaha bigutandukanya n'Imana rwose. Ibyo bisanga muri Yesaya ibice 59 umurongo wa 2. Icya kabiri ni ukutihana. Iyo utihana nabwo Imana itandukana nawe. Ibyo bisanga mu Migani 28 umurongo wa 12. Icya gatatu ni ubwibone n'ubwirasi, nabyo bitandukanye umuntu n'Imana. Yakobo 4 umurongo wa 6. Icya kane gukunda iby'isi kuruta Imana. Ibi nabyo bituma Imana itandukana nawe ikava mu buzima bwawe ikagenda. Icya gatanu ubugome no kudaha abandi imbabazi. Ibi nabyo bituma umuntu Imana itandukana nawe ikagenda. Ubisanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 15. Icya gatandatu kutumvira Imana cyangwa no kutemera ijambo ryayo. Ibi nabyo bigutandukanya nayo ikava mu buzima bwawe. Zaburi 9:5 umurongo wa 8. Icyanyuma kuba udafite ukwizera. Ibi nabyo rwose bigutandukanya n'Imana. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 niho usanga icyo kintu tuvuze. Rero uyu munsi wa none ndifuza impamvu y'ibi mbivuze, ndifuza kugira ngo ibyo bintu utandukane nabyo kugira ngo Imana igarukane nawe, kuko nta mumaro uri mu kuba Imana yatandukana nawe. Tandukana na bino bintu ubundi Imana igaruke mu buzima bwawe. Imana y'amahoro iguha umugisha.